Nguhaye ikaze nanone wo kuri iki kiganiro kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Ngewe nitwa Nirumara Intwari nkunda amahoro. Turabana mu biganiro uko bwije nuko bukeye buri munsi nkuko bisanzwe. Reka uyu munsi mu nyungura amagambo tugaruke ku mvugo inshoberamahanga zitandukanye zikunze gukoreshwa n'abanyarwanda bavuga gukabiriza umuntu cyangwa se kumugondoza no kumwigirizaho nkana. Nubwo nayo ubwayo ngiyo mvuze kwigiza nkana ari indi inshoberamahanga, ari insigamugani ifite igisobanuro cyihariye tuzagarukaho mu biganiro by'ubutaha, ariko reka noneho turebe izindi zijyanye nayo. Turaza kureba kumwe bavuga ngo umuntu bamwogeyeho uburimiro, ese bisobanura iki, ndetse n'izindi. Reka rero tudatinze dutangire. Uzumva rero bavuga bati runaka bamwogeyeho uburimiro, ese ibyo bisobanura iki? Ahangaha kogeraho umuntu uburimiro, nyine kumwogeraho uburimiro ni ukumukabiriza. Ni ukumukabiriza, kumugondoza, kumukorera ibintu bikabije, kumusomborotsa mbese. Iyo mvugo niba nayikoresha, bigakomoka rero ku burimiro. Uburimiro bukaba itaka rijya ku birenge n'amaguru ku gice cyo hasi ku murundi, igihe umuntu arimo guhinga arimo. Kubera rero ko itaka riba ririmo amazi, hari ubwo rifata mu bwoya bwo ku maguru, nuko umuntu akaritahana. Yagera imuhira rero kwityazo, akenshi niko nakundaga kubona babigenza, akaba ari bwo yoga bwa burimiro. Kubera ko rero aba ari itaka, iyo umuntu aryoze nyine haza icyondo ndetse n'amazi asa nabi cyane, asa na Nyabarongo, ntumva ariyo shusho natanga. Ubwo rero urumva ko kogeraho umuntu uburimiro ni nk'aho wagafasha umuntu wowe aho wogeye uburimiro bukajya bumutembaho, mbese akaba ari uhindura icyondo, ukamwanduza mbese ukamwigirizaho nkana, ukamukabiriza. Iyo rero umuntu yogeyeho undi uburimiro aba yamukoreye ikintu nk'agasuzuguro gakabije, cyangwa se yamugondoje, cyangwa se yamukabirije mu bundi buryo bugoye kwihanganirwa. Uzanumva bavuga bati runaka yagize kanaka ikifundi igira ibivuzo. Ese ibyo bishaka kuvuga iki? Ibivuzo ku bantu badukurikiye wenda batabizi ari bato cyangwa se ari abanyamugi, ni igihe bamaze kubetera umutobe kugira ngo uvemo inzoga. Urubetezi rukaba ifu y'amasaka akaranze basya, nuko bakayishyira mu mutobe, uwo mutobe ukaza gushya ukavamo inzoga. Igihe rero badashye inzoga bakayikuramo, ibisigaye nyine nibyo biba imvuzo, ibivuza nanone. Ubwo rero iyo ifundi bamennye ahantu ibivuzo bamaze kwarura inzoga, ziraza zikajya zibirashya, zikabisira ibanga, zikabiterera hirya no hino, zikahindura umwanda, mbese zikabisanza, zikabihindura ibintu utamenye. Kugira umuntu ikifundi zigira ibivuzo rero ni nko kumutesha umutwe, ukamukiniraho, ukamukorera ibyamfura mbi, mbese ukamugiriraho akavuyo kenshi, cyangwa se ukamwangiririza ibindi bintu mu buryo bugoye gusobanura. Nibwo rero bavuga ngo wamugize ayifundi zigira ibivuzo. Ari nabwo rimwe na rimwe uzumva bavuga ngo runaka ni insina ngufi, cyangwa se sinaba insina ngufi, cyangwa se yamugize insina ngufi. Kuba insina ngufi rero ni ukuba agatobero, ni ukuba ufite igisuzuguriro, ni ukuba ari wowe buri muntu wese ashobora kugira uko yishakiye. Nk'ikigero nyine cy'insina ngufi iri ku nzira, aho umuntu wese ushatse guca ikoma, nk'ushaka kubanga ingata, ahita aca ku nsina ngufi, kubera ko indende wenda byamusaba gucisha uruhabuzo cyangwa se umuhoro cyangwa ikindi gikoresho, cyangwa no kurira, agahita afata insina ngufi aho ngaho, akaba ari yacaho insina, acaho ikoma. Uretse n'ibyo kandi n'abana batoya ushaka gukina, akina yurira iyo nsina ngufi, kubera ko ariyo byoroshye guheza kurusha ko yakwigerereza indende. Kuba insina ngufi rero bikaba kuba usuzuguritse, buri muntu wese ashobora kugukoresha ibyo yishakiye, kandi nta muntu ukunda ibyo ngibyo, cyane cyane abanyarwanda bakunda ishema n'ubutwari. Nanone indi nshoberamahanga twavuga ni ukuba agafu k'imvugo rimwe. Uzumva bavuga bati sinda agafu k'imvugo rimwe, cyangwa se bati twebwe ari nk'umuntu wenda wiyerekezaho we n'umuryango we, ntituri agafu k'imvugo rimwe. Ese ibyo bishaka gusobanura iki? Ubundi mu Kinyarwanda guteka umutsima ni ukuwuvuga.
kumwe bafata ifu bakayishyira mu mazi ashyushye, amazi abira, akayavuga ngo kuba mu mazi abira ariko biratandukanye, rwari urwenya. Nuko bagafata ifu bakayishyira mu mazi ashyushye maze bagakoroga kugeza ubwo icyo kivuge kimeze nk'igikoma kigenda gifatana kikavamo umutsima cyangwa se ubugari. Ibyo ngibyo nibyo bita kuvuga umutsima. Agafu k'imvugo rimwe rero bigasobanura agafu gake bashobora gukoramo umutsima rimwe kagahita gashira. Kuba rero agafu k'imvugo rimwe ni ukuba uri umuntu wa cyenyege, umuntu woroheje, uciriritse cyane, nka ya nsina ngufi nyine twabonye haruguru. Urumva iyo utari agafu k'imvugo rimwe uba uri ifu nyinshi nyine umuntu atapfa kwisukira ayivugamo umutsima inshuro imwe wenda ngo ivemo amarobe make y'umutsima, ahubwo ikaba ari ifu nyinshi. Wenda byasaba kuba uri nka ngunda wa wundi wamenyekanye wari igisahiranda cy'igisambo kugira ngo ube wamara umutsima uvuye muri iyo fu. Icyo gihe rero kuba agafu k'imvugo rimwe nyine bikaba kuba uri umuntu usuzuguritse, umuntu wese yakoresha icyo yishakiye, mbese udafatika cyane, utihagazeho, uri nk'insina ngufi. Rero hari nanone ubwo uzumva bavuga bati ariko runaka mbona kanaka yaramufashe amatwi. Gufata umuntu amatwi rero bikaba kuba waramwifatiye, waramumenyereye, mbese waramushoboye, niba nakoresha iryo jambo, akora ibintu nk'uko ubishaka, ibyo ushaka byubahirizwa, uvuga bikaba, wategeka bigakomera, akayamana. Icyo gihe abanyarwanda bavuga ko wamufashe amatwi. Nanone habaho kugaragaza undi agati, aho bazavuga bati runaka ariko rero ngaraguje agati. Ni ukuvuga kugora umuntu bikabije mu bintu bitari ngombwa, ukamukoresha ibyo wishakiye, ukamunyuza mu nzira zigoye kandi bitari ngombwa. Icyo gihe bavuga ko ugaraguje umuntu agati, nk'igihe wenda wamusaba gukora ibintu bihambaye kubw'igihembo gito, umunyuza hirya no hino, umukoza hirya umugarura. Bavuga ko rero umugaraguje agati uko nyine uba ugenda umukora ibyo wishakiye. Ni naho rero twanavugira ibijyanye no kuzirika umuntu ku katsi. Bazumva bavuga ngo kuzirika umuntu ku katsi. Kuzirika umuntu ku katsi rero ni nko kumubeshyeshya ibintu bidafatitse, ahubwo ugakomeza kumurerega, gukomeza gutuma agutegereza cyangwa se agira icyizere, kandi amasezerano umuha utazayashyira mu bikorwa. Icyo gihe uwo muntu ukaba umuziritse ku katsi, cyangwa se ukaba nyine umubeshya utuntu tw'uduhenda abana tworoheje, mu gihe umusaba gukora byinshi bikomeye kugira ngo atugereho. Icyo gihe rero bakavuga ngo wamuziritse ku katsi, mbese nk'aho umuntu yakuzirika ku katsi gatoya ushobora guca bikoroheye, ariko kubera ko yagufashe amatwi, yakugize insina ngufi n'agafu k'imvugo rimwe, ubwo mpuje izo twavuze zose, akakuzirika ku katsi nyine ntubashe kugaca, ukaguma aho ngaho, mbese agakomeza kugukoresha ibyo yishakiye, akwigirizaho nkana, akogeraho uburimiro, akakugira ayifundi zigira ibivuzo. Niho rero akenshi nubikorera umuntu utari agafu k'imvugo rimwe, azahita akoresha ijambo tugiye gusorezaho, atumbeshya ibishunga ndi inkoko. Ibyo bigasobanura rero ko utakamushukishije cyangwa utakamukinishije mu bintu byoroshye, kubera ko abirenze, nk'aho nyine inkoko zikunda ibishunga. Ni ukuvuga uduce tw'imyumbati basekuye mu isekuru bakamara kuyungururamo ifu, inshenga zisigara nanone zitwa ibishunga. Inkoko rero nizo wabeshya ibishunga. Iyo umuntu rero akubajije ati umbeshya ibishunga ndi inkoko, ni nko kubaza ati ni gute wankinisha muri ubu buryo, ntubona ko mbirenze? Ngahe nguko, nizere ko izi nshoberamahanga, izi mvugo zitandukanye muzisobanukiwe. Hagize ikibazo ugira, inyunganizi cyangwa igitekerezo, watwandikira muri comment. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, naho ubutaha.